mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, abakurikirana uyu muyoboro wa channel ya YouTube Impano y'Ubuzima TV, ndabasuhuje. Rero amahoro y'umwami Imana akomeze kubana namwe, kandi umugisha Yesu atanga namwe babeho. Rero muri aka kanya tangiye iki kiganiro, ndagira ngo mbanze mbabwire ngo aho wicaye tega amatwi wumva ubeho, aho urimo uragenda mu muhanda hagarara aho ugeze wumva ubeho, aho utwaye imodoka yiparike ku ruhande wumva icyo umwuka abwira amatorero cyangwa se wumva icyo ijambo ry'Imana rigushakaho. Nje nitwa Patric, Prophet, umuhanuzi w'Imana, kandi Imana yahagurukije bishaka kandi yabiteguye. Dukunda kumva ijambo ry'Imana kandi tugakunda n'indirimbo zihimbaza Imana. Mbaniyeho rero kubabwira ngo mujye mudukurikirana cyane mu gihe sinzajya nkunda kugaragara cyane, ariko mba mpari mbikurikirana, kandi tuzajya tusangira ijambo ry'Imana uko bwije uko bukeye mu kanya ako guhumbi. Rero njyewe ubabwira ibi ngibi namaze kubabwira amazina yanjye, ariko ndagira ngo mubwire ngo nshuti y'Imana mukundwa, uhagaze ugihumeka umwuka w'abazima, ucyumva yuko uri muzima, gira imbabazi mu biganza byawe. Gira imbabazi, gira imbabazi. Muririmbyi umwe yigeze aririmba ngo Imana izi ibyo yibwira kutugira, ni nako ijambo ryanditse muri Bibiliya, ngo ntabwo ari ibibi, ahubwo no kugira ngo itureme umutima bizaza hanyuma. Birashoboka ko nonaha ntaho ufiteho kwicara cyangwa aho guhagarara. Birashoboka ko nonaha ntaho ufiteho kunyura. Birashoboka ko nonaha amagambo yaba menshi ku buzima bwawe. Birashoboka ko nonaha amatwi ndetse ari kumva ibidakwiriye. Birashoboka ko nonaha induru zaba ziri kuvuga imbere n'inyuma, ariko humura, Yesu ni utabara. Muririmbyi yararimbye ngo Yesu niwe nishimo kuko ari we wa mbere w'ubuhungiro. Yihishe mu bantu abona bidashoboka, yihisha mu nshuti abona biranze, yewe yihisha ndetse no ku mudamu wiwe abona ntibikunda, yihisha ku mugabo wabona biranze, yihisha mu nshuti n'imiryango baramubwira ngo no, ntago bishoboka. Ariko kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muntu nkurikiye ufite agahinda n'umubabaro, tumbira Yesu wenyine kuko ari we gisubizo. Muntu nkurikiye ubona urugo byanze, hamagara nimero uzabona kuri screen yawe bakugira inama. Haleluya, haleluya, haleluya. Nzibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, ugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza. Ndabakunda. Imana iragukunda mu izina rya Yesu. Imana iragukunda, niyo mpamvu yaguhaye agaciro ko kuba uri muzima. Imana iragukunda, niyo mpamvu yaguhaye amahoro yo mu mutima kugira ngo ubwirize abantu bafite agahinda n'intimba. Imana iragukunda, niyo mpamvu yakwicaje muri biro kugira ngo ukemure imanza z'abagize gute, z'abaruhijwe cyangwa se bagoye. Imana iragukunda, niyo mpamvu yagufunguriye iduka rinini kugira ngo ugaburire abashonje ndetse n'indushyi. Imana iragukunda, nakubwiye ngo izi ibyo yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ngo ni ibyiza gusa. Haleluya, ndanezerewe. Muririmbyi yarongera aririmba aravuga ngo Mana nzagushimisha umutima wanjye, ngo nzavuga ineza wangiriye, ngo Mana we ngo byabi. Nawe hari ibihe wabayemo bitari byiza, hari ibihe wabayemo ukararurira, hari ibihe wabayemo ukarara udasinziriye, hari ibihe warayemo ukarara wicaye. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo akira inkuru yihumure. Nona bihagurukije Imana ku ntebe y'imbabazi, iraje kukugirira neza. Ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito amarira akarangira, ni igihe gito ibyo kurya bikaboneka, ni igihe gito nawe ukabona umwambaro, ni igihe gito ukicara mu nzu yawe, ni igihe gito ugasubira mu rugo rwawe bagusohoyemo, ni igihe gito. Bwira umutima wawe ngo Mana ndagushimiye kuko ari igihe gito cyo kunkura imibabaro n'amaganya afite none. Ntabwo wabyumva, ni igihe, ni igihe, ni igihe, ni igihe gito imibabaro ikarangira, ni
ni igihe gito amakuba n'ibyago bikaguhunga, ni igihe gito nawe ubwawe ukarya ukanywa ugahaga, ni igihe gito isi n'ijuru bikegereza ubutabazi imbere yawe, kugira ngo wowe urwaye mu nda, kugira ngo wowe ufite agahinda kakubujije amahoro, kugira ngo wowe urwaye umugongo, kugira ngo wowe bafashe inda yawe bakayikuzingiraho, haleluya, Imana ize yongere iguhereze amahoro n'ibyishimo no gukira, akira gukira mu izina rya Yesu. Ni igihe gutabarwa kuratabawe cyaburaga n'igihe, kurya kurariye cyaburaga n'igihe, kwambara kurambaye cyaburaga n'igihe, kubaka urugo rwubatse cyaburaga n'igihe, gucuruza wacuruzaga bikanga ariko cyaburaga n'igihe. Hagarara mu gihe cyawe, hagarara mu gihe cyawe. Ntago wabyumva, nabivuze ngo hagarara mu gihe cyawe. Nubwo umaze iminsi ubona bidashoboka, nubwo umaze iminsi uterera umusozi uzamuka ukabura ahantu watambikira cyangwa ngo manuke, ijambo ry'Imana riravuze ngo ngaho noneho cyamika. Ni ikibazo cyari kigihe ariko noneho cyamika. Haleluya. Nubwo wabonaga nta nkuru y'ihumura iri kwakira muri wowe, humura. Nubwo wabonaga byanze mu buzima busanzwe ariko humura, cyari ikibazo cy'igihe. Igihe urugo wabonaga ibyo uhagazemo bidafatika, wabonaga abana bakunaniye, wabonaga umugabo byanze, wabonaga umugore byanze, abwira umutima wawe, ongera nawe ubwawe uhindukiza amaso wisuzume, numara kwisuzuma uvuge ngo igihe cyanjye niki, ndongeye ndakiriye kandi amahoro Yesu abantu ntajya agira akagera ngo ajye ahumuriza abayafite. Haleluya, haleluya. Hana hari igihe yageze agira amarira menshi, agira indirimbo z'umubabaro, agira indirimbo z'ishavu, ariko igihe kiragera ateruye umwana aravuga ngo noneho nanjye n'uwanjye, gatangira kuririmba indirimbo z'ibyishimo. Ndagira ngo nkubwire ngo niyireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rikomeye. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo abandi banyuze bagapfa niho urokokeye. Ndagira ngo nkubwire ngo abandi banyuze bakabura ubuzima niho ubwawe bubonekeye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bihe bijya bihinduka bigahinduka n'umuntu, iminsi ikaba myinshi, imyaka ikaba myinshi, ukabona yuko uhagaze aho utazava, ariko ubonye urumuri, ubonye marayika wawe araje nanone agufasha ukuboko, arakwambukije inyanja y'ibigeragezo, kwambukije inyanja y'amarira, kwambukije inyanja y'agahinda, wakiriye humure kubera ko marayika yahageze. Nakubwira ngo zari impamvu z'igihe cyari kitaragera. Waruhagaze mu bihe ariko ubu tuvugana ugeze mu gihe cyawe. Umurongo w'ubuzima usobanuye ikintu gikomeye cyane. Ijambo rya mbere nuko Yesu atari umukene, ni umukire ku buzima bwanjye, ni umukire ku buzima bwawe. Kabiri, nuko Imana yagutoranyije mu bandi kugira umurago w'ubuzima cyangwa se kugira umurago w'ubugingo. Waravutse utaravuka, mama we yasamye inda, baramutega baramuroga biranga, bigeraho uvuka baguterereza indwara z'uburyo butandukanye nabyo biranga. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ari gufite mu biganza byawe. Akira gukira byo wabonaga bidashoboka, akira. Wa mugore we, wa mugabo we, wa musaza we, wa mukecuru we, wa musore we, wa nkumi we, wa mwana muto we, akira. Akira ubuzima, akira kubaho, akira ibyishimo, akira amahoro, akira umunezero, kuko ugeze mu gihe cyawe. Rimwe nigeze ngenda ahantu mu gihugu kitari cyaha hafi,
mbona umuntu wari umaze igihe kinini yaravuye mu myuka mibi yiberagamo bitewe nuko yajyanwemo n'ababyeyi, arabisezera avuga ati aha nta mahoro mpafitiye n'ahandi sinzi imanza yahabona, ariko ibi byo bivuyemo. Afata umwanzuro arasenga, ahamagara Imana imwumva vuba cyane, ahindurirwa amateka y'ibyo yarahagazemo, ko bamubonaga iwabo ari umugirwa w'ibigirwamana bari baraciriye. Ubu tuvugana n'umupasiteri ukomeye uri kuvuga Imana, ni umuhamya w'ibya Yesu yuko Imana ibasha gutabara kandi ikaruhura umuntu urushye warubabaye. Aka kanya nawe ndagusabira gutabarwa n'Uwiteka, ndagusabira guhabwa umugisha uturutse mu biganza by'Imana, ndagusabira kugirirwa neza n'Imana aho abandi babonaga bidashoboka wo kakura ubuzima. Ndagusabira amahoro. Tugiye gusenga, ukeneye kugirwa inama, ukeneye kuganiriza umushumba cyangwa se umuhanuzi w'Imana cyangwa umuvugabutumwa Imana yasizeho. Hari ibyo wumva byakurembeje, wumva utagishaka, byakuyobeye, ubona yuko ukwiriye gusengera kandi bikavaho. Hamagara nimero ngiye kuguha, hamagara nimero ngiye kuguha: 0783461318, 0783461318. Tugiye gusenga. Hazaba hariho n'indi nimero 0783572118, 0839572118. Ahangaha ku Mpano y'Ubuzima TV ukeneye no gufasha, uzahamagara kuri ya nimero ya 0839572118. Tugiye gusenga. Ukeneye ubundi bufasha bwose wahamagara izo nimero bakugira inama. Tugiye gusenga. Gusa ndagira ngo ngire ngo abayise bishimira izina rye ryiza ko ryari bamara imibabaro. Ku Mpano y'Ubuzima TV nta mpungenge, nta rungu, uzasanga indirimbo n'ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Nukenera no gufasha uzafasha abantu. Mana Data, turagushimiye muri aka kanya, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ubutwari ukomeje kutwereka, tugushimiye ko nta yindi Mana ihwanye nawe, tugushimiye yuko ari wowe Imana mu isi no mu ijuru, kandi ari ugaragaza ubutwari ukabisura mu kuzizuka. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Njye ndi umwana muto cyane, ntabwo nzi kuvuga, simbi intyoza, ariko Uwiteka aciye bugufi imbere yawe kugira ngo wongere wakire kandi nanone amashimwe yanjye. Urakoze nyakubahwa Imana, urakoze kubera kumva gusenga, urakoze kubera ko uri umunyacyubahiro, urakoze kubera ko ari wowe ugiye gutanga ubuhamya bufite ibihamya, urakoze ko ari wowe ugiye guhindura amateka. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen, amen, amen.